Tariki ya 24 Ukuboza duhimbaza abatagatifu Delphine umwepiskopi, Tarsila umubikira, Irimina umubikira, Metorobi uwahowe Imana, Adera umukuru w'abihaye Imana. Mutagatifu Sharuberi Makluf yabayeho mu mwaka w'1828 kugeza mu 1898. Sharuberi yavukiye muri Libani. Kuva akiri muto yakundaga gusenga cyane kandi akagira n'igihe cyo kwiherera ngo arusheho gusabana n'Imana. Yagumye iwabo akomeza gufasha ababyeyi be kugeza ari umusore w'imyaka 23. Nibwo rero umunsi umwe yiyemeje gusezera ku babyeyi be, afata inzira ijya kwiyegurira Imana. Mbere yo guhaguruka ariko nyina aramubwira ati, niba ugiye wumva ufite ingingimira, ibyiza waguma hano ukabireka. Nyamara ariko Sharuberi we yari azi icyo yasezeranije Nyagasani. Nuko aragenda yinjira mu muryango wakurikizaga amategeko ya Mutagatifu Antoni watangiriye muri Siriya mu mwaka w'1700. Arangije novisiya i Mayifuku, bamwohereje mu kigo cy'abiyeguriye Imana i Anaya, aho nyine iwabo muri Libani. Yahawe ubusaserdoti yujuje imyaka 30 y'amavuko. Hashize igihe yasabye umukuru wabo kwihererera ahantu ha wenyine kugira ngo arusheho gusabana n'Imana byuzuye. Yarahagumye ahamara imyaka isaga 23, ayimara cyane cyane asenga kandi yigomwa kuri byinshi. Abantu benshi bamubonagamo ubutagatifu, bigatuma hari benshi bamusangaga bagiye kumwinginga ngo abasabire. Umunsi umwe atura igitambo cy'Ukarisitiya, yagejeje igihe cyo gutura maze aravuga ati, Nyagasani Data wo mu ijuru ushobora byose, akira amaturo ngutuye, maze kubw'umwana wawe w'ikinege wemeye kubabara no gupfa kubera ibyaha byanjye, ndakwinginze ungirire imbabazi, unkize icyaha cyose, maze ungire uwawe iteka ryose. Nuko ngo amare kuvuga ayo magambo, yitura hasi, araraba, ntihongera kugira ijambo ryongera gusohoka mu kanwa ke kugeza igihe apfiriye nyuma y'iminsi 8. Bavuga ko abantu basengeye kumva ye barwaye bakize. Turahimbaza kandi Mutagatifu Delphine umwepiskopi wabayeho mu mwaka wa 403. Mutagatifu Delphine yari umwepiskopi wa Bordeaux mu Bufaransa mu bya 400. Icyo gihe hari inyigisho z'ibyadukira nyinshi muri icyo gihugu, zose kandi ziyitaga iza Kristo. Nuko Mutagatifu Delphine afatanya na Mutagatifu Febadi na Aje kuzirwanya. Bombi bashirwa batsinze. Mutagatifu Ambrosi umwepiskopi wa Milani abashimira cyane ubutwari bwabo, akajya kenshi abatangaho urugero mu nyigisho ze. Byongeye Delphine yakundaga ko Imana ihirwa ikuzo iteka ahantu hasukuye cyane. Kiliziya z'igihugu cye zari zitatse rwose. Ibyo yabigiriraga kumenyereza abakristo gutegura iteka hekaru z'imitima yabo, cyane cyane igihe bashaka Ukarisitiya. Delphine yitabye Imana mu mwaka wa 403. Inama twamukomoraho ni iyo kutaba abanebwe ku murimo w'Imana. Abandi batagatifu bizihizwa uyu munsi: i Tripoli muri Fenisi turahimbaza Mutagatifu Metorobi na bagenzi be bahowe Imana. I Roma turahimbaza Mutagatifu Tarsila umubikira, yari nyirasenge wa Mutagatifu Geregori Papa. I Televi
turahimbaza mutagatifu Irimina umubikira, yari umukobwa w'umwami Dagoberti. Mwabiteguriwe kandi mubigezwaho na komisiyo y'itumanaho ya Paroisse Crete Congo Nil. Murabyumva mu ijwi rya Andre ku bufatanye na Holyland TV Rwanda. Mugira amahoro.